imbere nka rufunguzo ufite oyakingiye wenyine ukazi ugakora kuko niko wigize wirukana abantu buri munsi bagomba gukingura ahangaha none bafite impuhwe cyangwa ninjye uzifite mugirira impuhwe akoreka nkubwire urashaka ko nzakora ikikwiriye ugenda unyiyaka imbere n'inyuma abantu bose n'ukeneye kunyikoza ubona ndi umugore umwaye cyane ku buryo urumva kuba nkuri iruhande utekereza ko cyaba ari igisebo yego ye akuzi ko waje nk'iyagatera njyewe ugenda unkurura amaboko ndi umwana wo kugwa mu ipine y'imodoka ariko niba gufasha gucyo kubona abandi bashire bafatanya ufata ugenda kure ahubwo ugenda dushyiramo imetero zibiri imwe reba ko turarushingishije agahanga hari sibyo ubaze ikibazo cye kuza unyegera kaza kungwa mu gifu wiyerekanye cyerega cyane cyanjyanye hari okay kuki utansiza aha none se ubundi ubugore wabonye uriya mugore wabonye ko abandi bagore bazi no kugerana amasakoshi wabonye ukuntu areshya ntabwo ari nyiramatibore nyiramatibore wowe wari mu muntu ku isi noneho nkambaye wa kabiri none se mubaze ikibazo kimwe nsobanurira wari mu muntu n'umwe ku isi ukamurira mu buryo ushaka kwasi nese nguheke kari kose kuki utamuzanye ngo kwegere kandi ugusugusina baba rusibeho rusanyura none se wabonye uriya mugore ukuntu asa reba hano reka nkubwire ahubwo uzajya kumuvuga jya ubanza wiyunyuguze mu kanwa cyangwa uburashi nujya no kumuvuga jya ugira n'isoni kuko ntabwo wafungura n'imishumi y'inkweto ziwe mama wakacwa ko ataza ngo abaha ngo ajye kurara mu gituza niba ari umugore w'igitangaza kujya ataza ngo muzane ngo mwiyegereze akunda umucunga gucunga gute reka wateze amatama mama wakacwa we barimo barayakora ariko wabonye ko afite inzara ndende yo gukora nifata akaboko ngo ufate ngo njugunye hariya genda bibu bwa mbere n'ubwa nyuma uzongera kuza unyegera unyikubaho kingura nawe kingura uramba ngese ndagusatura urwo rutwe unamatara narafongoza seta injira genda kingura ninjire mu nzu harakora bayikuta yimashagura mvinyuma turacyo kinguranye tujye dusigamo imetero kandi naho ngaho ubweshagura ugize ngwiki ingozino ugize ngwiki oui d'accord oh ntabwo nayibonye wahamagaye inshuro nyinshi sorry kabisa ntabwo nayibonye nta n'impamvu ihari ariko yatuma nakwitaba ndayibuka d'accord okay ubwo ni mu gihe kingana gute sawa nta kibazo yego sawa okay
Ore. Linda. Garukiraho. Uguhamirije mizo mpenure ugwaki. Nurese. Ako ninde. Oya, garukiraho nga. Linda hano icara haga. None se. Vayo hano. Kose uko nari ngiye kureba umuntu hano hirya wa sese. Icara hariya tuvuga. Ariko uba muzima wafashwe n'ibidayimoni. Akuse Ariko ikize ugize gute? genda ukomeze usuka ibyayo, ukomeze uhohomere, wicara nta bujya. Suka ibyaye nkomeze muhomere. Urashaka kumbwira ugiye umuntu mwari muri kuvugana kuri telefone Nuwahe se arakureba? Sha nimba uzi ko atandeba wibeshyurenge uru rugo. Akose kuki wanga ubwumvikane koko? Umuntu mwari muri kuvugana nuwahe kwande? Hanyuma wowe mwandikiranaga mu kanya wawe cyangwa ni nene wanyu? wowe mwandikiranaga mu kanya wowe nuwa nanjye ndikubaze telefone nanjye kirayifata kandi ubu nayirenza urwo nkayimena. Uyimena se harimo iki? Ngaho ngiye mwitabi. Umva ibyo bitumye ushiramo impenure naho ujya kuko noneho turebe umugore n'umugabo hano. None subikanzu nsanzwe ntayambara sinyambara tukagendana nge nawe. Ubu nyiguze kwera ko mvuganye n'uyu muntu. Ikibazo ufite ni iki? Uba wiriwe mu nshoreke z'abagabo ushoreranye nta kintu uri uvuga ahangaha kuri telefone ko ntarumva uhamagara mama wawe kuri telefone. Nese mama wanjye ngiye kumamagara ndabanza nkabikubwira. Hanyuma bari hase ko muvuganye numva. Nese ko aribwo yaramamagara ku bisi ibibazo. Ariko yaramamagara ngo nta muntu wakubuza kwitaba telefone. None si yanjye. Telefone ni yanjye. Sha turahangana ariko. Hanyuma wigiye kwitaba yawe urabanza ukansaba uruhusa. Aho twicariye ahangaha hari umuntu ugeze ubona nkamagara. Ariko niyo guhamagara ntabwo ni kukubuza kumwita. Akoreka nkubaze none akabazo k'amatsiko. Gahunda zanjye ntubuzizi kujya utambwiye ngo tujyane. Kandi jewe iyo ngiye nkujyana. Kandi udakeneye kugendana nanjye. Ntabwo ukeneye kugendana nanjye. Ngo ndagusebya ngo ngenda nkwikurutaho aka kanyura byibagiwe. Ibyejo bundi byabereye hani biki? Gabanya iyo mitwe wangu. Ngo ntukeneye ngo kugendana nanjye ngukine none utangiye kumfuhira. Gabanya iyo mitwe. Urabona ndi umuntu wo gufuhirwa. Ngo nicara ahangaha nk'ibyayi nkomeze mbyimbagane nicyo ukeneye. None se muri make hanyuma nitugenda nubona abandi bagore bafite uko bateye ngo ngiye ngo sinapfundura no gateka babuye wikomeza kunshogoza sinshaka gushogozanya nawe kankubise mugore w'inkunguzi ntawe oya none ugaruka ndaganira iki se nawe icara hano tuganire none iby'ingendo nakubwiye ngo numva ntiwumva icara ahubwo garura ya tasi na temu nabyo nshaka ukomeze unywa ibyayi ibyo muteye barangiza ngo uragiye ngo barahamagara yongera guhamagara ubumpe mwitabo uwo musenzi nagari we kumana ariko sibinya abagore b'inkunguzi bo muri iyi minsi nuko kubabaye ugatuma umugabo mu rugo nguragiye sheri nenge hahirye riga ntaga ari kuri ariko none reka tuganire inka wari ugiye gukura mu rwo bihereyo tuganire iki urabona ibintu byanjye nawe amaherezo yabyaraye turagendana uti nyamureka ntukagitsirito ntuzongere kubizana ndahagukangiye muri gahunda zanjye uti wigenda guma ukeneye ko bigenda bite ugomba nyine kwita ku rugo nese niki ntakoze none se rugiye gukora iki kindi warushigaje nite ku by'urugo gusa hanyuma ibijyanye n'ubuzima bwanjye bwite nawe bireba ubuhe buzima bwawe bwite ugomba kugenda mbizi nkamenya naho ugiye we n'uwo ugiye kureba ntukashyogoze nicyo kintu kikwica kiriya cyayi cyarimo urumogi mba numva bishe urumogi ndugutekeye mu cyayi kangahe none se ugiye kuzaneza leta ufashwe siko ugize inkunguzi vuganye n'umuntu erega warutereka uragiye ushyiramo ariko se utazishyiramo simba naziguze nzongera ariko ngiye gukenyera igitenge n'umupira ngende ariko ngende shaka shaka wambara amadeyi ntuva
ntabwo uva aha rwose none ngo Icyo cyumva dushyire ugishyiremo. conclusion ku bibazo byacu ibindi bibazo tuzaguma muri tere hejuru kugeza ryari aterwa amabuye ni cyo kintu gituma uzana ibintu by'akavuyo gusa kankihoresha